gusa narekeye gukundana n'abahungu. Byari byatewe n'iki? Nahise mbona Chris is ntaramubonye nyine numva abahungu bose nyine numva ndabanze. Umva urabanze? Ndabanze. Nyine nibyo ngiye ko yagukubitaga kuza kwikundira abahungu twacyumvishe sibyo? Oya si ibyo. Yigeze kumubita ngo nasambanya mbeshyera. Papa rero aza ari wa mujinya afite arankubita mvuna akaboko. Ashingiye ku kisa buriya. Nani se umuntu abure kuririmba. Erega niba umuntu akunda umuntu akaba yumva yifitemo n'Imana yo kumuririmba ngombwa muririmbe. Wese araremba ukunda? Abantu no bakubwira ngo uri mwiza cyangwa uri mubi. Natanye tubwira ko uri mubi. Ngiye rwose ndabizi ko ndi mubi. Wakikundira abandi basore bo muri quartier basanzwe se babahungu mwakuze mukundana bavuze ngo umaje gukundana na benshi. Bari muri gereza. Gwe. Niko umaje gufungisha abahungu bangaye rero? Oya ni babiri nabwo iki cyatumye bafungwa. Nakundanye n'umuhungu umwe. Ego. Nkundana n'undi bose ari babiri. Umwe nyine turatandukana. Nkunda wa kabiri. Wa kabiri noneho mu kumukunda namukunze wa mbere akinkunda. Umusore agira umujinya ahita amutema. Mbahaye ikaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus the real hitmaker. Uyu munsi rero nkaba nazanye n'umukobwa mwiza murabibona imbere ya kamera izanye za Big Town TV nabona ko nzaye umukobwa wa fresh cyane. Ikaze mukobwa mwiza. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Urashima Imana? Shima Imana n'abantu bake. Abantu bake ubwo nabahe nabande nane ni ngiye nabande bande. Harimo Slim Jesus. Harimo Dani na Feke. Harimo Auntie More. Wemeye kumura ugushya nkaza. Ndashimira na Claudette mushiti wanjye. Ndashimira Inidi. Basigaye ari gukora akazi nakagombye kuba ndi gukora. Ngashimira na Papa Michel. Nawe abayemeye kumura ugushya nkaza. Mazina yose wavuze nakunze amazina bita Claudette. Amakuru ya Claudette? Ameze neza arashima Imana. Claudette se ninde kuri wowe? Ni umushiti wanjye. Ndamukunda cyane kandi nawe arankunda. Mbese angira inama. Wana Claudette mufana iki? Nta kintu dupfana. Yego, ni umushiti wawe. Turaturanye. Mubura Claudette si mwiza? Ni mwiza n'icyuki. Rero na Claudette ura ninde mwiza se? Ni Claudette. Okay. Uwo bita Auntie Mori noneho ni iki kuri numvishemo Auntie Mori? Ni mabuja wanjye. Ni mabuja wawe? Ufite mabuja se? Ukora iki ukwanza? Ukora akazi ko mu rugo. Wese abantu mukora akazi ko mu rugo urumva? Ano kuvuga ngo ubu ngubu waje usabye agahushye uvuga ati ngiye kuri Big Town ngombwe ko ugiye he kwanza mu biki? Cyambwira ko ntari umunyamakuru nasabye ubufasha bwo gukoresha interview. Ubu rero namusabye bishyamubwira ko bambwiye njye gukora interview. Ujye gukora interview. Ahora tugiye kuganira ku buzima bw'abakobwa rero, sibyo? Kugeraho umukobwa mwiza nkawe agera agafata risk akavuga ati ngiye gukora akazi ko mu rugo. Ese ubundi buriya wenda nakubaza wenda waba warize amashuri bimeze bite? Yego nize amashuri nagarukiye P6. Nagarukiye mu wa gatandatu primaire. Kuki utakomeje? Ntabwo nayisoje. Ntabwo washoje. Yego. Byatewe n'iki? Arankubitaga. Watinye inkoni zo mu ishuri? Nari umunyamafuti cyane. Ubwo se si bwa byandi bita ubushinze? Ushinze se buriya? Ariko n'abarimu bacu baraduhuraguraga nk'abakura ibishyimbo. Ubu urivuyemo? Mba ndivuyemo. Usa wumwiganaga abandi bose bakubitaga kuki ari wahisemo kurivamo? Naziranaga. Agiye kutwesera iyo ngari we mwaziranaga nawe. Naziranaga n'abarimu. Gute se? Nyine hari abarimu hari umwe wadukubitaga cyane witwaga Sibiriye. Hakaba hari n'undi watwigishaga seti. Yitwaga Sylvestre. So rero uwo nguwo witwa Sylvestre we yashatse kuntereta ndamuhakanira. Bituma nzira. Ubwo so wari ufite imyaka ingahe kugira ngo umuntu ashaka kugutereta? Ese ugira gutereta umuntu ntabwo umuntu atereta umuntu agendeye ku myaka afite. So ushobora kubona umuntu ukamukunda. Ese example. Nihangane ko ngiye kugutanga. Ushobora kumbona ukankunda. Cyangwa se ugakunda Joyeuse. Nese Joyeuse muranga.
njyewe se ibyo ngibyo ntabwo we turutanga urugero kuri sipiri waguterese njyewe intanga w'urugero yagukunze ufite imyaka ingahe icyo gihe 14 wambaraga utujipo tugufi ni ikihe kintu cyatumye agukunda se kuko ntekereza ko ntabwo agukunda wambaye rombi yacyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo wavuga ngo abarimu barakuziraga nta makosa wakoraga sibyo hari ubwo uri mubi se basi uri mubi cyangwa umutima ntabwo uri mubi nese bakuzizaga ko uri mubi basi ikibazo nta n'ubwenge rega nari nzi nta bwenge wari uzi wabaga wa kangahe nazaga mu 12 narengaga mu 12 P6 uza mu banyuma P6 ni mu gihembwe cya mbere ntabwo twari twumva amanota covid yahise iza tureka kwiga hari ibintu rero tujya tuvuga ngo iyo umuntu avuye mu ishuri ngo ababaye ikirumbo iyo avuye mu ishuri aryikuyemo urumva watarabaye ikirumbo wavuye mu ishuri iwanyu si bari babuze minerivare yo kukwishyurira sibyo nta kindi kibazo na kimwe wagize ahubwo nuko wabuze uti ngo ku ishuri barankubita barankubitaga no kuri kwima barankubitaga na papa kankubita papa se yakuzizaga iki yarankubitaga nibaza niba ari wambyaye bikanshaka wowe na papa mwapfaga iki nimba atari abantu mwapfaga iki ni ikihe kintu watukundaga kugukubitira yakundaga kunkubitira gukundana n'umuhungu urumva ko wakundanye n'umuhungu bwa mbere ufite imyaka ingahe ubwo ngubwo nkiga mu wa mbere primaire ukiga mu wa mbere primaire nibwo wakundanye n'umuhungu wari ufite imyaka ingahe gusa ntabwo nibuka nyine hari umuntu umukumbura mukunze ukabura uko wamubwira sero hari naho akundanye yiga mu wa mbere primaire ubu ngo hashize imyaka ingahe uko utangiye gukundana oye byanyabye ubu ngo ufite imyaka ingahe kwanza mfite 18 wiga mu mbere primaire ufite imyaka 6 cyangwa 7 hafa ubwo wakundanye ufite imyaka 7 ubu ngo umaze gukundana n'abahungu bangahe so nababara we we ngewe uri cyumweru rwose narahinduranyaga pe ubu ngo bose ubu wapi ubu ngubu kugeza iki gihe ntabwo uzi umubare w'abahungu mwakundanye gusa narekeye gukundana n'abahungu mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 11 byari byatewe n'iki nahise mbona Chris Easy se natunyurekera gukundana ntaramubonye nyine numva abahungu bose nyine numva ndabanze wumva urabanze ijya turabigarukaho uraza kumbwira n'uburyo byagenze iyo tariki ukuntu byagenze impamvu byagenze gutyo yego wigeze kuvuga ngo papa yaragukubitaga sibyo tugaruke kuri iyo story papa yaragukubitaga papa wawe wavuze ko yakuzizaga abahungu sibyo akundi first of all wenda wavukiye navukiye mu karere ka Kayonza intara y'Iburasirazuba umurenge wa Kabarondo mu kagari ka Kabura mu mudugudu wa Gisoro aho niho kwivuko ryawe yego nuko nyuma yo kuvukira aho ngaho waje i Kigali ryari naje ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2020 nuko 2020 nibwo waje i Kigali nibwo waje kuri Kigali nibwo nayinjiyemo Kigali wari umaze imyaka ingahe uvuye mu ishuri nta mwaka ntawo ndumva nabivuyemo 2020 niba atari 2019 nimba ibyo ufite imyaka mike nahise niba waravuye mu ishuri 2019 kandi ukarangije mu wa gatandatu primaire umaze imyaka 3 i Kigali sibyo wavuye mu ishuri 2020 ndumva sibwo covid yatangiye se kandi icyo gihe wigaga mu wa gatandatu primaire mu wa gatandatu primaire ubundi agomba kuba afite imyaka 11 cyangwa 12 ubwo no kuba ufite imyaka 15 mfite 18 2005 kwaga imyaka 18 twamubonye
ndavuze kuri 29 z'ukwa karindwi. Bibiri gatanu. Ese koko ufite imyaka 18? Cyane. Nese ko bitagaragara. Nese urabona ndi mukuru cyangwa ndi mutoya? Nese uno unyine ugaragara nkaho ari umuntu mukuru to. Naga abagabo bajya bakwibeshyaho. Akareka ahubwo nanyobeho nta namuvuna. Ntabwo urabona ari ikigabo gikuru kigashaka kuguteta kuko nyine ugaragara nk'umuntu ukuze. Oya sha nta kigabo ndahura ubwo yaba ari umuhehesi. Nta n'umugabo mukuru gute uragutereta? Teretse umwe nyine niwe dushaka rero. Nanjye tunamutaye mu bisheke. Wamuteye mu bisheke byagenze bite? Naramukatiye. Ariko yagerageje kugutereta. Uretse ko nyine atari mukuru. Uretse ko nyine ntago ari mukuru cyane. Ntago ari mukuru cyane. Hari nko mu myaka 25. Ubu ngafite imyaka 25. Ndumva ari hari ubu. Fresh cyane. So ubu ngubu rero wowe ku giti cyawe. Yego. Wowe Fiona, sibyo? Yego. Waretse kwiga uza mu kazi ko mu rugo. Niko ndi kubyumva. Yego. Kuko wasoje mu 6 primaire uhita mu kazi ko mu rugo. Ako kanya ukireka ishuri, sibyo? Hari umwaka waciyemo se? Ntago aribwo nahise nza. Ubu nimva mu ishuri nahise njya gucuruza. Ujya gucuruza iki? Nacuruzaga inyanya, mandarena, amaronji n'igitoki mu isoko. Papa aza kumbuza gucuruza. Tuka ko icyo gihe nabaga no muri korali nayo yinkuramo. Amuza no kujya gusenga. So rero nkatekereza ati se ko papa nta mafaranga ajyama. Se ni nyenera ikintu iki cyangwa umwenda nzawukura he yaramujije gucuruza. Niko guhita mfata umwanzuro. Negereye umumama twari duturanye. Arambwira ndamubwira azanshakira akazi. I Kigali kuko nundi nyine yaraziranye n'abantu baho. Ariko ndavuga ati ariko rero kugira ngo nindamuka nanagiye nukambonera ntuzigere ubwira papa kari wowe wanjyanye ko yanakwica. So rero arakanshakira bamuhisha kari wowe wanjyanye. Papa yababaza bakahakana. Papa ajya no kubarega nabwo by'impfabusa baramuhakanira burundu. Ubwo natahaga 2020 njyayo numva nagiye kuri 23 njya kumusura. Kuva mva mu rugo nkaza Kigali nkasubirayo 2020 kwezi kwa 12 nabo navuganaga no mu rugo. Kuko papa nari naramurakariye. So rero nagiye nibwo ambaje ngo ninde wanjyanye mubwiro wanjyanye umugabo witwa Bill Gates n'umugore we. Ubwo guhita barakariye. Kurisetse. Kunise uvuga n'amazina yawo. Ndayavuga da. So rero nibwo nababwiye wari wanjyanye papa itabarakara avuga ati ukuntu namubazaga kamakanira. Papa yahise amwishyiramo aramurakarira. Yego. Ubwo ubucitse papa wawe ujya mu kazi ko mu rugo, sibyo? Uzize kumuza ko yagukubitaga. Yamoye ubusa ariko nanjye ikintu cyatumye kwikundira abahungu, sibyo? Oya si ibyo ngibyo. Pe gukunda abahungu wenda imyaka nari ndimo ntabwo yanyemeraga gukunda. Kandi n'ubu ngo urabakunda. Yabonaga ari cyane. Ariko gake. So noneho ikintu cyatumye ubundi murakarira. Nese ukunda abahungu gake koko? Nkundum. Twakomeje. Ikintu cyatumye murakarira. Cyatumye murakarira ko yagukubitaga kuza kwikundira abahungu twacyumvishe, sibyo? Oya si ibyo. Yigeze kumvita ngo nasambanya mbeshyira. Ngaho rero Nese yarakubeshya ko asambanye gute? Oya nyine yarifashe. Twebwe irundu n'abantu bagira amagambo. Yigorate. Niba abantu bashobora kuguhimbira ikintu kitari cyo. Pese kikaba cyo kubera amagambo. Yigorate. So rero papa yigiriye mu nyungo yaruhaze. Baramucometse mizo nkuru ngo bambonye nasambanye. So papa aza ari wa mujinya afite arankubita mvuna akaboko. Papa yagukubisa kuvuna akaboko. Yarankubisa mvuna akaboko namaze nk'amezi 2 ntabasha no kwicara. Nese une ntabwo ari wasambanye? Ndarengana. Nukuri kw'Imana. Ndarengana nukuri kw'Imana. Nese ntabwo ari kuki baketse ko ari wasambanye rero? Nta magambo nese kwisi ubundi wabura umuntu kwanga. Ubu ngo umuntu amona ndi kugenda nzaka bati uriya muntu yasambanye. Yakonye tuntu nta bantu tuba dusanzwe banyanga tuzira. Abantu bakwangira iki se? Ese umuntu wamenya ikintu umuntu akwangira?
ubuse bwa mbere usambana afite imyaka ingahe ntabwo musambanye twumvikana kugira ngo twumve nimba papa wawe wenda atarakurenganyije ubwa mbere usambana afite imyaka ingahe ntabwo nasambanye reka wakoze ibiki sindasambana habe na rimwe yego ubumva ari ibintu bimeze gute se kubabivuga simbizi ubumva wifuza kubikora se basi reka oya nzabikora nashatse yego urumva ko papa ashaka ibyo bintu yavuze ari byo ukunda kwihakana ibintu kandi arabikoze reka urabona umukobwa ungana gutyo barisogeye mani cyane hanyuma se abantu babikora bo babagiriyeyo nama sinama nabagira ko bareka gusambana nk'abakobwa cyangwa abahungu ku bahungu wagira inama uriya muhungu uri kuri kamera no ku bakobwa wagira inama ni gute se utarabikora ukumva ko yabikoze oya ngiye byashoboka ariko umuhungu ni bake ku ijana shuwa abakobwa ni benshi usaba biryohera buri bubona ari abaye biryohera nta n'umwe simbizi keretse wenda narabikoze nibwo namenya ngo uzagerageza ubikore uzatubwire oya nzagerageza nashatse umugabo oya uzabanza uzabikore vuze utubwire nese uzi ko ushaka kuzadutinza oya gusa nzabikora ntarashatse umugabo nuko rero ngo bagukubise ngo wasambanye none se ubundi tubwire kuri resitora ubundi wenda bamwe ngo bakubeshye ariko bafite ibyo bakubeshye gute na gute barabeye kuko ntabwo waje avuga ngo yasambanye gusa ahubwo iyo story yo kuyivugira ngo bazavuge papa ngo yasambanye yavuye kuki yaturutse kuki gusa simbizi ikintu kimwe nzi nuko papa yaje nyine yasinze araza asanga nicaye muri salo barambwiye ngo bambwiye ngo nasambanye nyine yaje afite umujinya nkubita yaraje nyine aramubita mama kamazi isi urimo uramuhora iki bambwiye ko yasambanye hasi hasambanye n'uwo muhungu urebye umuhungu bambwiye ngo babonye nasambanye nawe naramwagaga uwo muhungu niyo twabiraga mu nzira mbese iyo namubonaga atarambona nashakaga indi nzira anyuramo kuko naramwangaga aho umwe yanyuraga undi yumvaga yahanyuze umuriro ibaze ko bakubeshye ku muhungu kandi atari we hoya si ibyo hoya ariko niyo atari we ntekereza neza ngenzi ko nta muhungu nigeze ndyamana nawe nta n'umwe buriya barakubeshye nuko bagiye ariko wari wasomanye nawe buriya wagira ngo mwasanga tujye tubireka oya ntabwo navuganaga nawe kuko naramwangaga pe wamwangiraga iki se wangiye hari umuntu mbona wumva ndamwanze ubu nanjye wanyanze oya kandi umuhungu uri kuri kamera umuhungu wamwanze ese kandi ibyo byo mubizanye umuhungu wamwanze namukunze ahubwo shati yose muzisambane tuzisambana aho ngo tuzisambanire we wabuze se ngo tuzaryamane ahubwo muzaryamane ahubwo turatangira aka kanya murakoze cyane hahirwa mbivuga hajyana ko kubishyira mu bikorwa so Fiona karame twiganire wowe mama gambwe ko ufite imana yo kuririmba sibyo tubanza tunono tugorora babyita kugorora umuhogo none tuhita tugaruka ku bindi bintu hari ibintu byinshi bagiye umbwira ramba nagiye mfite ahantu natubitse turatugarukaho sibyo nta kibazo banza dukonveke no kwijwi rya twumva ku ndirimbo yanjye banza dukubitire yawe nunsiga sinzongera kubaho ukundi sinifuza kukubura nkubuze nagwakoma uzambabarira ungarukire kubaho njyenyine sinabishobora ni wowe unyuzuza umutima wanjye ukanyurwa gusa nunsiga uzamuze ku mutima uzibuka ibihe byiza twagiranye gusa nunsiga uzamuze ku mutima uzibuka ibihe byiza twagiranye gusa nunsiga uzamuze ku mutima uzibuka ibihe byiza twagiranye ntago usiga azagoze ku mutima iyo ndirimbo rero atubwiye akazi ukora urayiririmbye yego ariko yego
ikibazo nuko muri kuririmbira abakunzi cyane muri iyi minsi niyo mpamvu buriya inspiration ziri kuva kuki yani mu muntu bita Dore Imbogo nayumva uramukira haza n'umunwa nanjye ubwo ndahita nkuzana ndahita za Dore Imbogo amushobora wowe ku munwa ku munwa sinzi nawe namushobora kuko ntabwo nzi kuvuga cyane ariko Dore Imbogo abonye ko apinze ndirimbo Joyeuse ntabwo sabuzwa n'iki ubone se wowe ndirimbo yumva wumvisha hari ikintu kirimo gusa nyine iriya ndirimbo ni nziza pe kandi na nyiri kuririmba ni mwiza afite n'ijwi ryiza gusa na videwo nabonye yari nziza gusa nyine tu Juno icyo nabwira Juno yagerageze rwose ndakeka ko yumvise iriya ndirimbo akumva na message irimo arumva ko ari wiganaho kuko ndakeka Joyeuse ari we yayiririmbiye so gusa ariko nabwira Juno nyine tu narebe nyine ukuntu bigenda bite narebe ukuntu nyine byagenda agahoza nyine Joyeuse amuhoza amarira se namuhoza amarira karababaye ariko nanone ngiye niyumve story ya Dore Imbogo nkumva ibintu yashingiragaho ngiye numva Dore Imbogo ari mukuri njye ntabwo numvise ntabwo mwumvisha ariko utongana na Joyeuse ntabwo abonye ikiganiro bari kumwe mutonganya uyu bari kumwe ari babiri ndetse ngera mu rugo ku internet ndakireba ariko ati wowe urati ni gute ujya kuririmba umuntu ibiki n'ibiki kagombye kuririmba indirimbo nka Dore Imbogo ashingiye ku kisa buriya none se umuntu abure kuririmba erega niba umuntu akunda umuntu akaba yumva yifitemo n'impano yo kumuririmba ni ngombwa muririmbe wese aririmba uwo ukunda Sana ni ndirimba Chrisizi bazaza anjombeho umunwa nawe urashaka kuzaririmba Chrisizi none byanashoboka reka byanashoboka kandi koko watubwiye ko nawe ukunda Chrisizi ndamukunda cyane harakemo ka Chrisizi uzi cyangwa oya kwa muhimbe basi oya ntabwo ndayandika ntabwo urayandika buriya nimura nawe nzayandika nuhura nawe wamba wifuza guhura nawe wamba suhuye nawe ari nk'icyo kintu wamubwira namubwira cyane namubwira ko mukunda ikindi nambwira courage mu byo akora mbese nyine ibindi nabimubwira twahuye ikibazo rero abantu rero dukunda kwihereza ibintu biciriritse kandi twakagombye kwipasa ibintu birebire sibyo ibaze kuri murashaka umuntu Joyeuse yakatiye nta kibazo Joyeuse uko yakatiye Chrisizi ndabizi narabibonye none kuki utashaka undi nka Melody bande Melody afite umugore ubwo ushatse kuba ko Joyeuse akurusha ubwiza nshatse mbizo iyo ndanabundusha wese ko nge erega nta muntu wireba avuge ngo ndi mwiza cyangwa ndi mubi abantu no bakubwira ngo uri mwiza cyangwa uri mubi batanye tubwira ko uri mubi nge rwose ndabizi ko ndi mubi none se umukobwa mubi urashaka guhereza Chrisizi ibintu bibi gute ariko rero narume nese niba ndi mubi ku isura wenda ku mutima ndi mwiza Chrisizi sakubwira ko akeneye umutima mwiza ndabizi se none wenda nimura nawe ibyo akunda urabizi ntabyo nzi pe wakikundira abandi basore bo muri quartier basanzwe se babahungu mwakuze mukundana bavuze ngo umaje gukundana na benshi bari muri gereza we aho bakundanye mbere bari muri gereza banzi yego se arahiye muhungu wanjye nawe niko umaze gufungisha abahungu bangaye rero oya ni babiri nabwo iki cyatumye bafungwa nakundanye n'umuhungu umwe yego nkundana n'undi bose ari babiri umwe nyine turatandukana nkunda uwa kabiri uwa kabiri noneho mu kumukunda namukunze uwa mbere akinkunda so rero uwa mbere nibwo naje Kigali muri Kigali uwa mbere twatandukanye aza guhura n'uwa kabiri twakundanaga avuga ati se Fiona warataga bigitangaza ko yagusize akigira mu mujyi ubu niyo abonye abasore bafite amafaranga bake bakakwibagirwa umusore agira umujinya ahita amutema yamutemye gute yamutemye akaboko umutipe bahita bamujyana kumufunga uwo batemye uwo mwakundanaga niwo watemye wa undi mwakundanaga mbere uwa mbere egisi yatemye egisi egisi baramutemye waraye nuko birangira biti ariko none bavuga ngo wagahindura ngo ari uko gusubizanya na ex wawe yundi abantu ntago bakunda ba ex babo sibyo
yatemye ex yatemye umu ex wo twakundanaga bwa mbere. iyo nkuru sose yagushimishije oya ntabwo yanshimishije yarambabaje. yani iki cyakubabaje? nawe twese dutandukana. kubera iki? gutera ifata agatema umuntu. baramufunze ubu ngubu yari muri gereza na mugenzi we ahubwo. bombi se barabafunze? oya bari babiri ubundi. uwo twakoreraga wa kabiri n'umushuti we bose baramutemye. bamutemye ari babiri. bose babajyana muri gereza. bo batemye akaboko bari he? ntibari kwa muganga simbizi sinjya nkurikirana amakuru yabo. uwo yatemwe akaboko kubera wowe wangiza ukavuga ngo ntabwo uri mwiza ahubwo natwe ibaze ko abantu batemanye akaboko kubera wowe. nese urebye ubona ari nk'ikihe kintu ufite cyatumye bajya gutemana? shangiye nyaka ko nyine ari umutima mwiza ngira. yego hari igihe abahungu nabo bajya bavuga kuriya mukobwa rero ngo abinkora neza ukabona icyo kintu cyo cyonyine bari gupfa. njye ntabwo uri kuvuga wowe ni urugero ndi gutanga. ubwo nibyo ako se buriya siyo mpamvu ibikize nubwo rwari urugero buriya siyo mpamvu yabiteye. ibiki nawe numvise aho ushatse bwira nk'impamvu yatumye ifatika ituma abantu bajya gutemana kubera wowe. gusa simbizi ngiye gusanza ikirunda abahungu bose bankunda. ubwo urabizi ko bagukunda baranarwana kubera njye. gusa sinzi ikintu bankundira. i Kigali se n'abahungu bararwana kubera wowe? ntabwo bararwana gusa ndumva urumva byaragenze ahita tubwire. ndumva bazanarwana amaherezo. reka nose reka nkubaze rero twajya imaje gukora akazi ko mu rugo ahantu mu ngo zingahe? ndumva ari ebyiri kuko aha gatatu ndi navuye ahambere njya aha kabiri baranyambuye. fone neza utayizunguse. so nakoze ahantu hambere ko nahaje nzi Kigali no hantu naje ni ahantu hitwa Bumbogo. so nahakoze guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwa 12. mu kwa 12 nibwo nagiye gusura mu rugo mvayo mu kwezi kwa mbere. ndumva ari kwa mbere n'atari kwa kabiri nibwo nahavuye kuko hari umunyamakuru ukora kuri televiziyo yitwa Good Rich TV yitwa Ndera. wamwibagiwe? ndamwibagiwe. dukomeze twirukanka. ndamwibagiwe disi. oya ntabwo ari umunyamakuru bigenda bite? so nyine yari yanyemereye akazi ko mu rugo. oya yari yanyemereye ko duhura nyirambwe ngo azamfasha ku ndirimbo yanjye. rero tuza gupanga guhura. arambwira ngo nava mu kiganiro aranze kumuhamagara. so rero ndamuhamagara nsanga telefone ntabwo iriho n'amayinite yanjye barayajyana. nza kubwira uwo mumabuja wankoreshaga ndamubwira ati rero niza amayinite mvugisha uyu munyamakuru. nyamutiye maze kuvugana n'uwo munyamakuru. umunyamakuru yarambwiye ngo azambwira umunsi tuzahura kuko twari twahuye bwa mbere twari tugiye guhura bwa kabiri. so rero nje mvuye kuri fone atambwira ati ngwino uzinga ibintu byawe utahe. ntabwo ati se bigenze gute? oya nta kintu nshaka ndashaka ko uzinga ibintu byawe ugataha. kuko aragiye kumureba uwo munyamakuru? ntabwo namurebye. wahise ujya kwirebera undi musore se? oya ko nari mutiye amayinite mvugishe uwo munyamakuru. so rero niko guhita nzarambwira ngo ninzinge ndagenda mbwira bwari ku manywa. bazi uko nagiye nyine nta n'itike nari mfite ahubwo ko nibwo ndumva aribwo nari nkiva mu rugo. nari muzi ukwezi kumwe nakoreraga 5,000. so rero ndumva nari narayakoresheje. so rero nibwo najyanaga nta icumbi ku manywa. gusa nyine ku bw'amahirwe navuye mu izinduro ahantu twa mu izinduro ngenda n'amaguru ngera Kimironko kandi ntazi. nta nubwo nari nahagera ngenda n'amaguru. yakwirukanye ari nijoro ku manywa ko nyine nta tike nari mfite udafite n'ahandi hantu. gusa yarambwiye mu gitondo yarazinze ko ntabwo reka kumva dufite ibintu byinshi byo kuganira ariko nanone ntabwo ari umuze ko kubaza ese mu ngo eshatu wakoze sibyo? kandi numvisha wifitemo akantu ko gukura abahungu sibyo? yego cyangwa yego? ni ahantu wigeze ukora ukabona nk'umubosi arashaka yagerageza kugufatirana ngo muryamane cyangwa iki? umuhungu wahoze tubwire. oya ahantu hambere nakoze ahantu hambere ntabwo umugabo yahabaga n'umusirikare gusa n'umuhungu waho twari inshuti nyine zisanzwe tu yigaga kaminuza yazaga rimwe na rimwe. ariko akabona urimo neza sibyo?
ibyo ntabyo muziho gusa n'icyo nzi nuko mabuja yambwiraga ati rero Fiona dore wabundi bamwita Yusufu yego ati rero dore Yusufu ari hano kandi ikindi yambwira ati ntuzaye kuko icyumba cyawe cyegeranye ni iki oya kinaragamo cyegeranye no muri salo uwo muhungu yakundaga kuba ari muri salo areba televiziyo yambwira ati ntuzajya uva muri dushe ujye uhita ujya mu cyumba ujye kwambara ntugahagarare muri salo ho n'akanya na gato Yusufu arimo so rero nanjye ndabikurikiza nyine najya mva muri dushe ari muri salo ko yakundaga kuba ari hari nkahita njya kwambara ese ntabwo kuki mabuja yakubwira ngo uzajye wihuta uriya ni akantu yagukekagaho simbizi sinakubeshya ntabwo mbizi ukava muri dushe n'agasume kagufi kagenda ni ndende yabaga ari ndende hanyuma rero biza kugenda bite rero niko nyirukanye ndagenda gusa kubw'amahirwe tubanza tugume kuri iyo story nta handi se wakoze nyine ukabona wenda hari nk'umuntu ushaka kukugusha ahandi wa kabiri uyu mugabo yari umusinzi yagendaga mu gitondo akagaruka nijoro bakunda abakobwa shaho yagendaga mu gitondo akagaruka nijoro ntari birya yaritondaga wese ntabwo urabona umuhungu ukumva ushaka kumugusha wowe oya ndarengana kareka ntabwo nta nubwo byambaho ntibizigere binambaho twikomereze nuko umunyamakuru abatumye uvanwa ku kazi uburaho kuba sibyo ariko bishatse kuvuga ko nyine ufite wirukanse inyuma bino bintu cyane sibyo yego kugira ngo uve mu kazi ko mu rugo bakwirukane wenda kugira ngo wenda uri guharanira gutera imbere ese ubundi bintu wirukagamo wabonaga hari aho bifite ibintu byakugeza hari icyo byakumarira gusa njyewe nashakaga ko impano yanjye ijya ahagaragara ufite impano se ubundi kuririmba no kwandika indirimbo ufite impano ihagije yo kwandika indirimbo yego uzi kuririmba freestyle ntabwo nzi indirimbo injyana zazo ntabwo nzi ko oya nkimura kuvuga ati akaguhereza ndashaka kuri indirimbira kuri kano kantu uri tayari kukaririmba ntazi oya nk'indirimbo nyiza ko mu ndirimbo urashaka kuzaho ati ndashaka kundirimbira ku rukundo kandi turirimba ndashaka kundirimbira ku buzima ukahita ukaririmba wazi afite nakaririmba ntagatekereje yego muri kano kanya utekereje iki se ngo kituririmbiraho ntabwo ndagitekereza ndimo ndatekereza ibyo muri kumbaza n'ibyo naje mfite kuvuga gusa nyine ibindi bizaba biza yego nuko nguko impano yawe ubu ngubu noneho wenda waje kwereka abanyarwanda sibyo yego dukomeze rero kugira ngo wowe abanyarwanda umuntu uri kukubona muri kano kanya impano yawe wumve ko nyine unyuzwe ko uri bukonese ari kubonemo impano ni nk'icyo kintu wamukorera ku buryo kabisa uvuga ati uyu muntu kabisa ari talented nta kinamukorera kuba talented uzi icyo ari cyo nsobanurira twakomeje nsobanurira ntabwo ni icyongereza kumva ko ufite impano mfite impano gusa ntihatamenya ko nyifite nyine just umuntu akubwira ati wowe ushaka kugaragaza impano akubwira ati wowe ufashe amahirwe ibaze ko wahoze igihe uri wirukanka inyuma y'abanyamakuru n'icyo bakarinda bakuvana ku kazi kawe muri kano kanya uri imbere y'itangazamakuru ufite amahirwe yo kugaragaza impano yawe none ngo ngusobanure uburyo uri buyigaragazemo ntaririmba nyine yigaragaze turebe yigaragaze nongeye nyiririmbe ririmba indi ufite indirimbo imwe gusa imwe niyo ikoze indirimbo zidakoze imwe mu zidakoze iyo uvuga ati ni nziza cyane tangiye urugendo nzi yuko rworoshye ariko aho ngeze ndimo ndananirwa simfite imbaraga zisoza urugendo urakoze cyane iyo ni indirimbo yabita urugendo fresh cyane so Fiona wigeze kutubwira ngo ukunda Chris Easy sibyo siko watubwiye undi Chris Easy undi mukundira iki mbona ari umuhungu witonda ucisha make so nicyo kintu mubonaho
mbona nta mutima mubagira. Yego. Mbona nta mutima mubagira. Abandi bangu se barawugira. Hari abawugira, gusa ikindi mbona aririmba neza. Afite n'ijwi ryiza. Ya, n'indirimbo ze ndazikunda. Yego. Yego. Indirimbo ye uzise ngo turi kugana ku musozo ushaka kudukubita akaririmbo kawe kugira ngo bijyane neza sio? Yego. Nsaidira baby nenda kwidepasa. Ahise kuseka. Uransekeje. Usetse iki se? Tembo uraseka ni roeza gaseka ni nure gaseka koko mana. Niko? Yego. Wowe dukutira kuri ndirimbo. Sibyo ubundi wone kuki ufite isoni? Gato yakikisi. Yes nabona isaza. Turirimbe nta kibazo. Okay. Nsaidira baby nenda kwidepasa. Ni wowe nshaka gusa ubundi nkaza. Waminduye nk'agapupe. Mamishaza utanabuzega. Cyongwino gumino yoravizovami. Kwangana oya bibi. Wamumya amaso ni wowe fairusa nk'uri ku majuju. Wamumya amaso yami nka suba geti nza kujyana kwa mami yarawana tejuho wabuse kurira nzaza baby nze uwo kubona ubabaye biramvuna baby nze uwo shaya ya wizire reka tujyane muri Edesheri wanjye dia ndagukunda dia abandi bange dia tujyane muri Edesheri wanjye dia ndagukunda dia abandi bange dia tujyane muri Ede. Okay. Uronka watangiye kumuririmbira uriya muhungu uri inyuma. Uriya muhungu uri inyuma kamasore kuri murura kukanura. So ubu ngo tuganye ku musozo rero sibyo? Tuganye ku musozo twagana ibintu byinshi cyane. Ndakeka utashye wishimye sibyo? Ndishimye cyane. So tugana ku musozo we n'icyo hasaba abakunzi ba Big Town TV. Kinabasaba nuko bakomeza bakadukurikirana bagakurikirana ibiganiro byose nzagenda nkora Imana ninshoboza nkabona imbaraga zo kubikora. Yego. Namwe ikabashoboza. Yego. Nawe ikagushoboza Jesus. Mu byo uhura nabyo mu nzira ugenda Imana ijye kugenda imbere mu byo ukora byose. Nkasaba n'abanyarwanda Imana ijye barinda. So nkabasaba no kunsapotinga. Ko ndabasaba no kureba iki kiganiro ko mfite impano kandi nkeneye ko impano yanjye igera kure. So gusa nsoza hari akantu kamwe nshaka kuvuga sinagenda n'agataye. Hari abanyamakuru bamwe na bamwe tugana dusaba ubufasha aho kugira badufasha ahubwo bakaduhemukira. Hari nk'umunyamakuru wambeshye ngazamfasha indirimbo yanjye isohoke ahubwo aho kugira mfashe arampemukira. Gusa wa munyamakuru ndakeka ko nubona iki kiganiro uzahita wimenya uwo ndi kuvuga uwo ari we. Simvuze izina ari kuri iyizi. Nagwaye amafaranga yanjye urayarya 85,000. Gusa ariko hari akantu kamwe nshaka kugusaba. Undi muntu uzaza kugana gusaba ubufasha nkuko nakuganye ntuzamukoreye nk'ibyo wankoreye ngo umuhemukire. Jya umubwira ko niba bidakunda umbwire ko bidakunda ureke kumwemerera umusezeranye ibyo utazakora ahubwo birangira umuhemukiye. So icyo nababwira rero ni mugahemukira abantu. Niba muri abo bafasha mujye mubafasha, niba mutabishoboye mubahakanire bashakira ahandi. So ntako nashakaga kubabwira. Arakuzi se mwaho cyangwa mwamweje kuri Mobile Money? Kuri Mobile Money nayo yamwoherezaga. Aranakuzi twesura. Oya twavuganaga video call. Okay.